nuko nguko dutangiye filime yacu season ni 2 ndetse na episode ni 2. Tuyitangiriye ahangaha uyu mudayimoni arimo abwira mama Arafa, ariko umubwira ati wowe isura yawe ntizongera kugaragara ukundi, ngiye kuba nagupfukiranya isura yawe paka ngarutse, paka mbonye Isafuriya nyagasani. Ahantu twari twagarukiye wibuke twari twasize mama Arafa arashimuswe, arangije avuga ati nukuri wambabarira ukandeka ibyo by'Isafuriya ntabwo mbizi. Maze uyu mudayimoni aravuga ati ibyo ngibyo ntabwo wabimbwira kuko ubuzima bwawe ndabufite, ngomba kuyibona hasi cyangwa hejuru mu buryo bumwe cyangwa se n'ubundi, ngomba kugupfuka kubera yuko n'ubundi ndagufite. Uyu mugore arimo avuga ati mbabarira nukuri kw'Imana wandetse iyo safuriya uvuga ko ntayizi, iyo safuriya urimo kuvuga nukuri njyewe ntabwo nyizi, nkubwiye ngo ndayizi naba nkubeshe. Uyu mudayimoni niko guhita amufata, arangije aramupfuka, arangije ahita avuga ati ubu ngubu ndagiye ndagaruka mu kanya gatoya. Arangije ahita yunama kwa kundi nk'ibisanzwe ahita agenda. mama Arafa asigara ahangaha nyagasani. Episode ni 2, nuko nguko tuyitangiye season ni ya mbere ni ya 2 nayo. mama Arafa nuko nguko yasigaye ahangaha ndetse ibintu byamucanze, isi yamwikaragiyeho ahangaha twari twahabonye. Reka tutangire ibyo ngibyo byarabaye, reka tugaruke hano. Mudogo ari mu gisagara, ari hano mu mashamba. Ukurikire Mudogo uko yagiye yegera imbere, hari amajwi yatangiye kumva, amajwi y'abakurambere be arimo amubwira ati Mudogo ati twaguhaye imbaraga urangije uzikoresha nabi, urumva neza? Ubwo rero mu buryo bwo kukwihaniza urabizi neza ko umugore wawe atwite, ubwo umwana atwite tugiye kumutwara kugira ngo tuzabashe kuba twakisubiza imbaraga wapfushije ubusa, wakoresheje nabi. Mudogo niko kuvuga ati oya nukuri nimumbabarire, murabona yuko nari narabuze urubyaro, none nurwo mbonye ntabwo mwarutwara, nukuri nimumbabarire. Maze baza kumubwira bati wowe ibyo uri kuvuga ntabwo bizi, hari uburyo twaguhayemo imbaraga kugira ngo ubashe kuba wazikoresha ibintu bifite akamaro, ariko utangira kuzikoresha nabi, utangira kuzikoresha ugira nabi, ubugizi bwa nabi n'ibindi n'ibindi. Ubwo rero ugomba kubihanirwa udatwawe umwana wawe, hari ikindi kintu twagutwara cyangwa mu kimwe dutwara ubuzima bwawe. Ati ibyo turi kukubwira ntabwo turi gukina, turimo turavugisha ukuri, urumva neza? Izi ni imbaraga z'abakurambere zirimo zigamba. Ubwo rero ibyo nkubwira byose ugomba gukurikiza ibyo nkubwiye, kandi nta kintu ngomba kurenza kuri ibi ngibi. Ubwo Mudogo asigara ahangaha ari kurira, ari kuvuga ati nyagasani ibi bintu nabyishoyemo nte? Ukurikire ibi bintu kubyishora mu byari byoroshye kuko kubivamo bigiye kuzangora. Buriya mwabantu mwe muri kureba iyi filime mwongera mumenye yuko nta cyiza cyo gukorera satani, kuko ibihembo bya satani ni urupfu ndetse n'umuriro. Ubwo rero nimuze tugandukira Imana, nimuze tuje gukorera Imana bigishoboka urugi rutarakindwa. Ubwo Mudogo asigara ahangaha avuga ati nyagasani Mana yanjye ibi bintu ati kandi byose byatewe n'uriya mwana wo kwa papa Arafa, ati ibi byose niwe wabiteye, ati kuko iyo aza kuba adafite imbaraga ubu mba meze neza. Buriya ngo ziriya mbaraga bahaga Mudogo, iyo izindi mbaraga zizigwanyije izo mbaraga zirarakara zikaba zahitana uwazikoresheje. ubwo ngubwo Mudogo rero nibyo bibazo yari ari kwibaza, gusa bari bamubwiye amagambo akomeye cyane avuga ngo niba byarigenze kuriya agakoresha imbaraga bamuhaye nabi, bagomba kuza bakisubiza aho zavuye. Umugore utwite bivuze ngo bagiye kuzamugeraho. Ukurikire filime witonze. Iyi episode ni ya 2, season ni 2. Reka tugaruke hano kwa mama Arafa. Barakwereka Arafa niwe wari uri mu rugo wenyine. Wibuke papa Arafa yagiye ku kazi, noneho na mama Arafa yashimuswe. Ubwo Arafa niko gusohoka ageze ahangaha aza gutegereza Isafuriya. Ukurikire ubwo Isafuriya nuko nguko yamanutse.
iza kureba arafa aho yari yicaye gake gake, ndetse ukanda subscribe, like, share ndetse na comment niba iyi filime wayibonye. Maze uyu mwana arangije aravuga ati Isafuriya, ko mbona mama wanjye atigeze ataha, ubwo ngubwo nkaba namutegereje nkamubura, Isafuriya dukora iki? Maze Isafuriya niko kumubwira ati arafa, ikibazo cyiza cyane ubajije, ati mama wawe yarashimuswe, ndetse ubu ngubu sahizi tuvugana ashobora kuba ari mu buzima bukomeye. Maze uyu mwana aravuga ati none Isafuriya, ko nta kintu turi gukora aho ngaho mama ntibishobora kuba byatuma agira ingaruka? Maze uyu mwana nako iyi Isafuriya iramubwira ati arafa, sahizi ikizanye nkuko nakubwiye yuko nzakuba hafi, ni ukugira ngo tugende tujye kuba twatabara ubuzima bwa mama wawe, uri kumva neza? Ndetse niba na papa wawe yagize ikibazo, turebe ikibazo ese yagize ni ikihe wagwana, urumva arafa? Ubwo rero ntugire ikibazo, nibyo bintu binzanye ahangaha kugira ngo tubashe kuba twagenda tujye kureba ubuzima bwa mama wawe, tujye gutabara ubuzima bwe, urumva mwana mutoya? Ubwo rero sahizi ngiye kuba nagutwara maze guterure tugende tujye kureba mama, kuko ndakeka atameze neza. Ubwo ngiye kugushira mu ishyamba arimo, ishyamba aherereyemo, maze duhite tugenda umushakishe. Maze uyu mwana aravuga ati sawa Isafuriya, nta kibazo, ndagutegereje, vuba tube twagenda. Isafuriya iravuga ati rwose mwana muto, reka nze maze tugende turebe mama wawe tumutabare. arafa aravuga ati nizere yuko noneho turi buve mu ishyamba tumubonye, nizere yuko tutari buve mu ishyamba tutamubonye, urumva? Isafuriya niko kuvuga ati nta kibazo, reka nze turi buze gukoresha uko turashobora kose nuko tudashoboye kugira ngo tuze kuba twatabara mama wawe. Se arafa aravuga ati sawa Isafuriya, tugende ahubwo turi gukererwa. Ubwo arafa arangije ahagarara ahangaha, ndetse Isafuriya nayo iraza imujya hejuru kugira ngo babashe kuba bagenda. Isafuriya niko kumanuka, ihita imanukira muri arafa, izamutse iramuzamukana. Ku rundi ruhande mama arafa aracara ahangaha, ndetse agafuka yitwikiye agafuka, arimo kuvuga ati mwamfashije mukantabara koko, ubu ngubu ndimo ndazira iki? Ukurikire uku nguku, kandi niko umuntu azira ibintu atazi. Gusa ibi byose bari gukora ni uko barimo bashaka Isafuriya. Ubwo ngubwo mama arafa niko kuguma ahangaha apfutswe agafuka mu maso, wibuke yuko yarashimuswe. Ubwo wa mudayimoni yamubwiye ati aka gafuka kazakuva mu isura ari uko namaze kubona Isafuriya, nimara kubona Isafuriya nibwo nzakureka ukagenda. Ese iyi Isafuriya uriya mudayimoni azayibona? Ese mama arafa we, arafa n'Isafuriya ye bari buze kumutabara? Reka dukurikire filime twitonze, turi buze kuzasobanukirwa mu bice byose bigiye bikurikiyeho ndetse bitandukanye mu buryo bumwe ndetse n'ubundi. Mama arafa tuzareba niba azatabarwa ndetse n'Isafuriya ikaba yaboneka. Gusa iyi Safuriya ishaka gutabara mama arafa. Mama arafa kandi urabona yuko ubuzima abayemo ntibworoshe, buragoye cyane. Arimo avuga ati mwantabaye, mwampaye ubufasha, ati nta muntu urimo aca ahangaha kugira ngo abashe kuba yamfasha. Ukurikire filime witonze, ndetse nongere nkwibutse gukanda subscribe, like, share ndetse na comment. Ubwo uyu mudayimoni ni uku nguku yahingutse ahangaha, ahinguka ahangaha impande ya mama arafa, kandi mama arafa ntiyanamwumva. Uyu mudayimoni niko kutangira kwegera mama arafa, ndetse aza no kumupfukuraho agafuka. Mama arafa urabona yuko ari mu gahinda gakomeye cyane. Nyagasani, ibi bintu birababaje kandi biteye n'ubwoba. Ubwo uyu mudayimoni arengera aravuga ati nkuko nabikubwiye, nari ngarutse kugira ngo nkubaze niba Isafuriya na n'ubu itaboneka. Ati kuko n'ubundi Isafuriya itaraboneka, ibyo urimo uvuga byose ngo bagufashe nta kintu wabona, nta kintu habufasha wabona. Ati icyambere ni Isafuriya, ibindi bigakomeza. Ati ese na n'ubu uracyahakana Isafuriya ntabwo uzi ahantu iherereye?
ubwo uyu mudayimoni arimo amwinginga amubwira ati ni ukuri ntabwo ngambiriye kukugirira nabi, isafuriya uramutse uyimpaye n'aka kanya nakureka maze ugataha ukajya mu rugo. Ukurikire. Mama Arafa yakitegereza uyu nguyu akabona ntabwo asanzwe ndetse n'ibyo ari kumubwira Mama Arafa ntabyo azi. Uyu agakomeza amubwira ati ni ukuri wa mubyeyi we, urabona uri umubyeyi mwiza kandi ukeneye kwita ku muryango wawe, ngaho mbwiza ukuri tekereza kuba umeze nka gutya, uri ahantu nk'aha kandi ibyo ndi kugusaba byoroshye nta n'ikintu byakangiza ku buzima bwawe, ukaba utabimpa ngo ubashe kuba wasubira mu rugo, urabiterwa n'iki? Ubwo Mama Arafa niko kumubwira ati ni ukuri ibyo urimo kunsaba birumvikana, atariko ibyo uri kunsaba ntabwo nzi ibyo ari byo, nta nubwo nzi n'ahantu nabibona nyagasani. Ati ni ukuri kw'Imana ibyo by'isafuriya uri kumbwira ntabwo mbizi habe namba. Isafuriya njyewe nigeze kubona umwana atoragura isafuriya umunsi umwe ayigesheje mu rugo, maze niko kumubwira ati yisubize ahantu yikuye ntabwo wamenya. Ati nta yiri safuriya nigeze mbona. Urumva uyu nguyu arangije azunguza umutwe, arangije aratekereza ati ubwo bivuze ngo iyi safuriya niba uwo mwana yarayizanye ubwo nanone iri mu muryango wabo, iri mu yandi masafuriya yabo, ubwo ngomba kujya kuyishaka. Nyagasani ukurikire. Ubwo Mama Arafa nawe avuga ati ngende inzirakarengane, ati rwose ibyo ngibyo ntabwo mbizi. Ubwo uyu mugeni n'ibingibi ni inama yari yigiriye niyo kujya kuyishaka. Arangije ahita amwambika umufuka, ahita yongera amwambika umufuka mu maso. Mama Arafa avuga ati ni ukuri wandeka wambabariye, iyo mbonye ifite ko mba narayiguhaye. Uyu nguyu amwambika umufuka nta kindi kintu yitayeho. Mama Arafa ariko avuga ati ni ukuri ndi inzirakarengane. Uyu nguyu arangije areba atya ahita amubwira ati rero ubu ngubu ndagiye wowe mu rugo, nimara kubona isafuriya ndagaruka maze nindangiza ndaza kugufungura, ndaza kukubohora maze nkureke utahe. Ati kuko nta kintu nshaka kugukorera kibi. Urumva wa mubyeyi we. Ubwo ngubwo uyu mugeni nuko nguko yunamye arangije aramedita ahita agenda. Nanone Mama Arafa asigara ahangaha, gusa hari abaje kumushakisha sinzi niba bari buze kumubona. Reka dukurikire filime twitonze turebe. Mama Arafa yasigaye ahangaha asigara apfutswe umufuka mu maso. Ese Mama Arafa araza kuva ahangaha? Ukurikire. Reka tugaruke ahangaha. Hari urwakura ati Mama Arafa kumbi yageze mu mashamba ari gushakisha mama we. Arafa ubwo ari guhamagara mama we, akomeza kugenda ahamagara na papa we. Ukurikire. Gusa Arafa nta n'umwe muri abo ngabo bose arimo kubona. Nyagasani mwibutse gukanda like kuko ubwo subscribe iyo wamaze kuyikanda rero ku iryo buto rya like naho ukandeho ndetse na comment ivuga ko wishimye kongera kuba wabonye isafuriya ndetse na Arafa. Ubwo Arafa akomeza kwegera imbere, akomeza kugenda avuga ati papa, akomeza avuga ati mama. Ubwo ako ari ahangaha isafuriya nuko nguko yamanutse yegera Arafa. Ukurikire. Ubwo igeze ahangaha itangira kugamba. Urabizi yuko iyo yatse ibitangiye kugamba. Ibwira Arafa ati Arafa urakeka gutyo uri gushaka hari umuntu n'umwe wabona? Ati Arafa uku nguku uri gushaka nta kuntu wabona mama wawe, kuko ahangaha ntabwo wakwakura iryo jwi ngo ubashe kuba wamwumva. Ati ahubwo njyewe ngarutse kugira ngo ngufashe, tugende maze niturangiza dushakishe, dutemberane dushakishe maze tubashe kuba twamubona. Maze uyu mwana aravuga ati sawa isafuriya, ati n'ubundi nari ngutegereje kubera yuko naye nakubuze, wanshyize mu ishamba urangije uhita ugenda. Ubwo rero nari nagutegereje kugira ngo ubashe kumfasha, tugende dutemberane maze turebe ko turabona umwe muri papa cyangwa se mama. Maze isafuriya irangije iravuga ati Arafa ubu ngubu saha izinje kukureba kugira ngo tubashe kuba twatembera tugende ndetse turebe niba twabona ahantu mama wawe ashimutiwe. Ati gusa icyo nzi cyo nuko ari mu iri shamba, nuko kumenya ngo ahantu ari bigoye. Ati ariko ahantu ari n'ahandi, ari mu iri shamba.
ukurikire filime witonze. Ubwo iyi safuriya iramubwira ati ubwo rero arafa tugomba gukora uko dushoboye kose tukareba ukuntu twabona mama wawe, kuko akanya kariko kose n'inyamaswa zishobora kuba zamubona zikamugirira nabi. Maze uyu mwana aravuga ati mama, Isafuriya, mama ndamuhangayikiye cyane, mama ndetse na papa, kuko kubaho ntawe mfite muri bo baranguye cyane. Ubwo rero turebe ukuntu tubigenza. Maze Isafuriya iramubwira ati rero ntarebe, reka nze ngufate maze tugende. Urumva mwana mutoya, reka nze ngufate tugende vuba vuba kandi byihuse. Ubwo Isafuriya niko kuzamuka kwa kundi isanzwe ibigenza, iza hejuru ya arafa. Ukurikire filime witonze, kanda like, ibyo byonyine birahagije. Niba warangije gukanda subscribe, ubwo ngubwo uyu nguyu Isafuriya ni uku nguku yamuzamukanye. Ibyo ngibyo nabyo byarabaye. Ukurikire. Ikindi wakibaza ngo ese iyi safuriya uriya mudayimoni azayibona cyangwa se mo kimwe mama arafa baraza kumutabara? Reka tugaruke hano kwa mama arafa. Urabona yuko mu kanya gatoya wa mugini yahageze. Ubwo ngaje kureba mu masafuriya mama arafa afite, ngo arebe niba isafuriya araza kuyibona. mu gusa ahantu isafuriya iri twe turahazi. Yagiye gufatanya na arafa gushaka mama arafa ndetse ngo baze kuba batabara ubuzima bwe. Ubwo uyu mugini ageze ahangaha ni uku nguku yatangiye guseka, arimo aseka cyane ndetse areba hejuru cyane muri wa mwembe, muri cya giti cy'umwembe umwe ya safuriya ikunda guturuka. Arangije azunguza umutwe atangira kugamba ati bivuze ngo ubu ngubu ngiye kuba nareba mu masafuriya y'uriya mubyeyi, atariko nimara kubona iyi safuriya ndakeka ndagenda nkamukomorera nkamureka agataha, kuko ndabona arangije kubona ibyanjye ntabwo nzongera kumugendaho. Atariko nintayibona nanjye ngomba gufata umwanzuro wa nyawo. Urumva neza? Ati ubu ngubu iyi safuriya nta handi hantu yabiri atari ahangaha, ni ahangaha iri nta handi. Ubwo rero ngiye kuba nagenda ninjire mu nzu yawe ndebe amasafuriya yose ufite, ninza kuyiburamo ndareba ukundi kuntu nabigenza. Uyu nguyu arangije aravuga ati kandi hasi hejuru iyi safuriya ngomba kuzayibona. Nizere yuko mbese muri make iki ngiki ari cyo gihe ngo mbashe kubona nabona iyi safuriya. Ese uyu nguyu araza kuyibona? Ukurikire. Arangije ubwo ari gucungacunga ngo arebe niba nta muntu uri hafi ahangaha. Uyu nguyu arangije ni uku nguku yahindukiye ndetse ahita aza yicomeka mu nzu ya mama arafa. Nyagasani, ese araza kuyibona? Ibyo ngibyo nabyo byarabaye. Ukurikire filime witonze ndetse ukande subscribe. Nongere nkwibutse utere comment ikubwira yuko ivuga yuko wishimye ukimara kubona arafa yagarutse. Reka tugaruke hano kwa mudogo. Urakwereka umugore wa mudogo yicaye hano hanze, urabizi yuko afite inda kandi nkuru. Ukurikire. Ubwo ukari ahangaha urakwereka mudogo agera avuye mu mashamba, akimara kumva amagambo bamubwiye ni uku nguku yaje ndetse yirukanka agira ngo ajye mu rugo. Agahinda kari kamumereye nabi, agera hano anyura ku mugore nta kumusuhuza. Maze umugore arinjira avuga ati mugabo wanjye bimeze bite? Ukurikire. Ubwo mudogo arangije aramwitegereza aza gusubira inyuma. Mudogo arangije aza kwicarana n'umugore we. Mudogo asigaye arakunda umugore we kuva yamenya ko atwite, ntabwo akimwanga nk'uko yamwangaga nka mbere. Mbere yamukubitaga n'inshi akanahora amubwira nabi, akamubwira yuko atagomba kwivanga mu bintu bye. Ariko ubu ngubu asigaye aza akamuganiza. Ubwo uyu mugore akimara kubona umugabo we yegeye amwicaye iruhande, ni uku nguko yatangiye kumwegera. Aravuga ati mugabo wanjye bimeze bite? Ko mbonye unyuzeho ntumvugishe ndetse nkaba mbonye wari umeze nk'uko bidasanzwe, nk'uko udasanzwe umera. Ni iki kibazo mbwira? Maze uyu mugabo bitewe n'ibibazo afite arangije aramubwira ati okay, nta kibazo mfite rwose mugore wanjye, ntuhangayike, nuko wenda hari ibyo nari ndi gutekereza, naho ubundi
nta kindi kintu mfite kuko ibintu bamubwiye ntiyaza ngo abibwire umugore, ntiwaza ngo ubwire umugore ngo abakurambere bagiye kuba batwara uwo mwana utwite. Mudogo niko kumubwira ati rero ntugire ikibazo, nuko nyine nari ndi gutekereza ibintu byinshi bigiye bitandukanye ndetse ko kijanye n'ubuzima bwacu n'umwana utwite. Ati ubwo rero ibyo ngibyo bikanjyana kure, ntabwo nta kindi kintu kibereye ndi gutekereza cyangwa mu kimwe ngo mbe nagambirira kuba nabaho nakubanisha nabi. Ati urabizi mugore wanjye nsigaye ngukunda kandi cyane, urumva? Maze uyu mugore arikira avuga ati okay, nta kibazo, niba ari uko bimeze nari ngize ubwoba ngo hari ukundi kuntu waba wahindutse, hari ukundi kuntu byaba byagenze. Maze uyu mugabo aravuga ati oya, nta kundi kuntu byagenda, nta kibazo rwose njye nagirana nawe ku buryo naza ngo mbe nagucaho ntinkuvugishe, umutima wanjye uri hamwe. Ati kuko ndakeka rwose nta kibazo mfitanye nawe, ukurikire. Ubwo Mudogo ari mubwira ati ahubwo mba ndi gutekereza ku by'ubuzima bwanjye ndetse n'umwana wawe nawe ubwawe. Ati naho ubundi ujye unyihanganira rimwe na rimwe nujya ubona bimeze nka gutya. Ati kuko nanjye ntabwo mba norohewe. Kandi Mudogo ibi byose ni ibibazo yifitiye ku ruhande rwe ku giti cye. Maze umugore aramubwira ati ariko nawe ujye ugabanya gutekereza cyane ndetse no kujya kure kuko Imana yo mu ijuru irahari. Maze uyu mugabo hejuru avuga ati ibyo ngibyo ndabitekereza, ariko ntabwo byambuza kongera nanone gutekereza kuko ntago nareka nanone gutekereza, urumva neza? Ati kandi nta cyaba ngo umuntu areke nanone gutekereza, ibyo nabyo ubimenye. Kumbe Mudogo ibibazo bye yifitiye urabizi nawe birahari, ni ibyo bakurambere. Ubwo rero Mudogo arinjira avuga ati ngaho ubwo genda ushake ikintu cyo kurya maze nanjye mbe niryamiye aha ngaha ku gasambi. Ati kuko ndumva ntameze neza, ndumva muri njyewe bitari kugenda neza fresh nkuko mbishaka kubera nyine kwa gutekereza nahoze nkubwira. Ukurikire. Ubwo umugore akumva ibintu Mudogo amubwira akumva ntibinahuye n'ibyo nanone, ariko ubona Mudogo arangije araza yiryamira aha ngaha. Umugore nawe arangije arahaguruka ngo agende ajye kuba yamushakira icyo kurya. Ukurikire filime witonze. Ibyo ngibyo byarabaye, reka batuzane ino hakuno. Ndabona badutembeje mu nzira z'umujyi, barakwereka ahangaha papa arafa ategerereje ahangaha. Wibuke bamubwiye yuko bari buze kumusubiza ku byakonje bari baramuhaye ndetse n'akazi niba bamusubiza mu kazi, kubera gutinda bari baramuvanye mu kazi kubw'ibibazo yari yaragize. Mama we nako umugore we arwaye. Ubwo barakwereka arahangaha ari kwibaza ati ese ubu ngubu aka kazi ndamutse nkabuze byagenda bite? Ati ese ubu ngubu byagenda bite? Bambwiye yuko aka kazi bakankuyeho burundu. Ati gusa hari nta wamenya, reka ntegereze nitonze ndaza kumenya, ndaza kuba nareba menye ngo ese wagwani bimeze bitereka ndeke kwibaza ibindi bintu, ntegereze nitonze. Uyu mugabo akomeza kwibaza avuga ati ese ubu ngubu bavuze ko akazi kanjye katagikomeje, ni ukuri ko Imana nababara kandi nabaho mu buzima bugoye, nabaho nabi. Ati gusa Imana imfashije maze ikabakoreramo, barangiza bakanyemerera akazi bampaye, kuko batakampaye Imana yanjye naba ngwishije ishano kandi rikomeye cyane. Ati reka nizere neza yuko ibintu byose bigiye kuja ku murongo kandi bigiye gukunda, kuko nizeye Imana yonyine nta kintu kijya kinanira, kuko ni Imana ishobora byose. Uyu mugabo urabona yuko nawe arahangayitse, gusa hari icyo atazi. Umugore we yashimuswe ndetse umwana we nawe ari kumushakisha. Mbese ubu muri make no mu urugo twe narwo baruteye ngo baje gushaka Isafuriya. Ukurikire. Gusa hari umudayimoni wari wihinduye nk'uyu nguyu, wahirwa wihinduye papa arafa kugira ngo abashe kuba yatwara ubuzima bw'umugore we, yashimuta umugore we. Ubwo papa arafa arangije aravuga ati reka nizere yuko ibintu byose biragenda neza ndetse bikagenda nk'uko mbyifuza, kuko narangije kubivangamo Imana yo mu ijuru. Ukurikire. Uyu mugabo ubwo nahangaha ategerereje. Ese ibi ngibi byo ari kwibaza
aka kazi ashobora kukabura? Ukurikire filime witonze. Ese ubundi nataha agasanga umugore we ntago ari mu rugo, ibi bintu bizagenda bite? Uyu mugabo yakomeje kwibaza ibibazo byinshi avuga ati ni ukuri, nyuma y'iminsi 3 maze ndino ntegereje kubansubiza, ubu ngubu nkeneye kuba nataha maze nkajya kureba umugore ndetse n'umwana wanjye arafa ngo ameze ate. Ese ubu ngubu barimo baratekereza yuko ndi hehe? Ubwo uyu mugabo arimo yibaza ibibazo byinshi cyane ndetse urabona yuko atanorohewe. Ubwo ahangaha bari bamuhamagaye bamubwira ati Enoke, akira ibyawe tumaze kubisubiramo, tumaze kubireba, genda utegereze ibisubizo. Akira urasoma urwo rupapuro, nurangiza uraza kubona ibisubizo, utegereze ukurikire. Ubwo ngubwo papa arafa niko gutangira kubika amadokima bari bamuhaye gake gake, ukurikire. Arangije arahaguruka, ubanza atashe. Ese nagira mu rugo akabona umugore we ntawe uhari, n'urukundo amukunda ndetse na arafa yagiye gushaka mama arafa, ese biraza kwitwara gute? Ese araza kubyitwara mate? Ubwo papa arafa yarahagurutse aragenda, gusa yibazaga ukuntu umugore we ndetse n'umwana we bameze. Gusa umugore we icyo atazi ni uko yashimuswe, urugo rwe narwo hakaba hageze munsi y'ikibi, akaba yaje kuba yareba buri kimwe cyose, ngo yaje gushaka Isafuriya. Arafa nawe akaba ari mu ishyamba. Reka tugaruke hano kwa mama arafa ndetse no kwa arafa iwabo mu rugo. Hari uri kureba amasafuriya yose, hari uwafashe amasafuriya yose akaba ari gushakamo isafuriya ya nyayo. Ese uyu mugabo araza kuyibona? Arimo areba isafuriya, buri safuriya yose arimo yitegereza. Gusa muri ayo masafuriya ari kureba turabizi neza yuko nta safuriya irimo ya nyayo, kandi niba mwitegereza ari amasafuriya neza murabona yuko atandukanye n'aya ngaya. Nako iriya safuriya murabona yuko itandukanye n'aya ngaya. Uyu mugabo ari gufata, uyu mugabo arebye muno atangira kwibaza ibibazo, atangira gutekereza. Aravuga ati ntibishoboka, ati iyi safuriya yaba iri hehe? Ati ibi bintu aho bigeze birancanze. Uyu mugabo ni amagambo ari kuvuga, amagambo akomeye cyane. Ati aho bigeze maze kwemera, kuko iyi safuriya ndabona kuyibona bigoye. Ati se ubu ngubu nakora iki? Uyu mugabo arangije afata iyi safuriya, arangije avuga ati ese ubu ngubu yaba ari aka ngaka? Ati ese yaba ari aka ngaka? Ati ngiye gutwara aka ngaka maze ndebe. Episode yacu ni uko nguko tugisoje. Tuzahure muri episode ya 3. Ndabashimiye cyane kandi ndabakunda. Mukomeze kugira ibihe byiza ndetse n'umwaka musha, kandi mukomeza no kumbabarira.